tukemera amakosa twagize wenda yo kwirengagiza bimwe mu byo twari twasabwe ariko ngaya n'uburyo byakozwe rwose ibyo ngibyo byo ntabwo iyo brutality ntabwo ari izatuma abaturage bamererwa neza. Tukemera amakosa twagize wenda yo kwirengagiza bimwe mu byo twari twasabwe ariko ngaya n'uburyo byakozwe rwose ibyo ngibyo byo ntabwo iyo brutality ntabwo ari izatuma abaturage bamererwa neza, kuko hari ibintu bimwe rwose nanjye ndemera ko ushobora gufunga insengero. Nanjye unjyanyeyo hari izo nafunga kuko ngira ngo kubw'inyungu z'abanyarwanda byaba byiza abantu babikoze iteka ryose bashyizemo tagiti ntibashyiremo umugaga, kuko iyo ushyizemo umugaga bituma abantu bavuga ngo ibi bintu byakozwe mu gitugu. Ko ntarabona bafunze utubari ngo nuko bishobora kubura abanyarwanda bagakomeza bakabaho. Ibibuga by'imipira byose ubifunze nta munyarwanda wakwicwa n'inzara, ko ntarabona babifunze. Dongo hari ibintu abantu bajyamo kubera ko wenda bafite ijwi riranguruye nk'iryanyu ry'abanyamakuru, waba udakunda ibintu by'Imana uti dahera n'ubundi bire ntacyo bimaze, ariko fayine ko ntacyo bimaze se babifungiye iki? Babiretse nyine bikagumaho bikazifunga ubwabyo. Ariko nta mpamvu za politike communauté wenda ishobora guhishwa kubwo kuyirinda kubw'ineza yayo, ariko arizo zigambiriwe wenda babona ko mu nsengero hashobora kuba hari ikindi kibazo kinyuranye n'ukwemera ko ejo hazaza igihugu gikeneyemo sosiyete yacyo. Ibyo ngibyo ubikoze n'ubundi byigeze kubaho muri za system communiste, bagafunga insengero bagatoteza abakristo, ariko ndumva mu Rwanda constitution yacu suko ikoze. Uramutse urimo kwica constitution kubera objectives wagombye kwanza ukayihindura hanyuma ukabona kubikora. Barabuza church, barabuza makanisa, amadini kubaho uko ashatse, bikaba ikibazo. Ariko ntabwo ari cyo bareba, nta nubwo bisa n'ibyabo nabanje kuvuga by'abafite uko bameze, kuko byo bihari kubera izindi mpamvu, ndetse muri ibyo bihugu bafite n'ikibarinda ingaruka mbi muri ako kajagari. Ariko wowe ntacyo ufite kandi barabizi ko ntacyo ufite. Ukuvuga ngo udafite ikikurinda ka kajagari bagushyizemo, n'ako kajagari nta n'icyo kakuzanira enewe, ntacyo kaguha. None abarije ngo ariko ubundi ayo bakiriziya 200 mwagiye gufunga hakorerwamo iki? Hatangirwamo amazi, nicyo nabarije ngo ni za boreholes ziraho ni iki? Ni amaduka, ni amafactory afite icyo akora, ni inganda ashwe. Ntacyo biguha, ariko ugomba kuba ubifite. Nta nubwo ufite ikikurinda ingaruka mbi zabyo, ariko isi igomba kukubwira ngo ariko komeza ubifite. Ujya kubihungabanya turavuga ko nta burenganzira abantu baho ngaho bagira. Rero ako kajagari kaba ahantu h'ubwoko bubiri navuze, kaba mu bakire bitagize icyo bibatwara, ndetse barenzwe bageraho bakavuga bati ariko dushigaje gukora iki? Ibintu byose ko twabigezeho, hari za tekinoloji ko dufite izihambaye, dukomeza dutera imbere, ibyo turabifite, ibindi bageraho bakarengwa, bakabwira n'abantu bati nimujye no mu bindi, nimujye no mu bindi mwikorere ibyo mushaka. Hari ibyo nari ngiye kuvuga ndabitinya kuko ntashaka kumvikana nabi. Bararengwa barangiza bakabwira abantu badasanzwe bagirana bashakana bati n'ibyo nabyo nimukomeze. Niho uvuga ngo dushigaje iki? Ibintu byose ko twabigezeho, ko twabikoze, ibi byo tubisigiye iki? Barangiza rimwe na rimwe nabo bakabyirukansa bakabikuzanira ngo ariko nawe niko ugomba kumera. Rero ndashaka kubaza, umuco wacu bayubuhe?
twahisemo uwuhe cyangwa ntabwo turagera igihe cyo guhitamo. Ikibazo ni iki? Reka mbigarure ku cyatuzanye hano cy'ingenzi. Amakanisa, amadini kubaho uko ashatse bikaba ikibazo, ariko ntabwo ari cyo bareba, nta nubwo bisa n'ibyabo nabanje kuvuga by'abafite uko bameze, kuko byo bihari kubera izindi mpamvu, ndetse muri ibyo bihugu bafite n'ikibarinda ingaruka mbi muri ako kajagari, ariko wowe ntacyo ufite kandi barabizi ko ntacyo ufite. Kuvuga ngo udafite ikikurinda ka kajagari bagushyizemo, n'ako kajagari nta n'icyo kakuzanira enewe, ntacyo kaguha. niho nabarije ngo ariko ubundi ayo makiriziya magana arindwi mwagiye gufunga hakorerwamo iki? hatangirwamo amazi. nicyo nabarije ngo ni za boreholes ziraho, ni amaduka, ni amafagitori afite icyo akora, ni inganda, ntacyo biguha, ariko ugomba kuba ubifite. nubwo ufite ikikurinda ingaruka mbi zabyo, ariko isi igomba kukubwira ngo ariko komeza ubifite. ujya kubihungabanya, turavuga ko nta burenganzira abantu b'aho ngaho bagira. rero ku kajagari kaba ahantu h'ubwoko bubiri navuze, kaba mu bakire bitagize icyo bibatwara, ndetse barenzwe bageraho bakavuga bati ariko dushigaje gukora iki? ibintu byose ko twabigezeho, aho za tekinoloji ko dufite izihambaye, dukomeza dutera imbere, ibyo turabifite, ibindi bageraho bakarengwa, bakabwira n'abantu bati nimujye no mu bindi, nimujye no mu bindi, mwikorere ibyo mushaka. hari ibyo nari ngiye kuvuga ndabitinye kuko ntashaka kumvikana nabi. bararengwa barangiza bakabwira abantu badasanzwe bagirana bashakana bati n'ibyo nabyo nimukomeze. niho uvuga ngo dushigaje iki? ibintu byose ko twabigezeho, ko twabikoze, ni ibi byo tubisigiye iki? barangiza rimwe na rimwe nabo bakabyirukansa bakabikuzanira ngo ariko nawe niko ugomba kumera. rero ndashaka kubaza, umuco wacu ubaye uwuhe? twahisemo uwuhe cyangwa ntabwo turagera igihe cyo guhitamo? ikibazo ni iki? reka mbigarure ku cyatuzanye hano cy'ingenzi.